Hello my friends, what's up, the answer is Sky. This is your girl Kuzuba Diana from the Kuzuba Mirror. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imbaraga z'imyumvire, uko ibitekerezo byawe bigena ubuzima bwawe. Nari mvuze ngo imbaraga z'imyumvire nuko ibitekerezo bigena ubuzima bwawe. Imbaraga z'ibitekerezo byacu n'ukuntu bishobora kugena uko nyine ubuzima bwacu bugenda, nibyo bituma umunsi wacu upfa cyangwa ibihe byacu bigapfa cyangwa bikaba byiza. Hari abantu benshi bavuga bati ntago nishimye, ndumva ubuzima bwanjye budafite icyerekezo. Ariko se waba uzi ko uko utekereza, uko uvuga n'uko wiyumvamo ari byo bigena icyerekezo cy'ubuzima bwawe? Reka igice cya mbere turebe ngo ibyo utekereza n'ibyo uba. Nyine ibyo utekereza n'ibyo ugomba kuba, nibyo uba. Abahanga bavuga ko umuntu agira ibitekerezo ibihumbi n'ibihumbi ku munsi. Iyo ibyo bintu nyine ibyo bitekerezo byuzuyemo ubwoba, kwiheba no kwigaya, bituma n'ubuzima bwe busa n'ibyo bitekerezo cyangwa se n'ibyo atekereza. Akabaho mu gahinda, ubukene no guhora yumva ko ntacyo nyine amaze. Urugero nko wenda nko gutekereza uri mu rukundo byakunaniye, uri kurira, agahinda kakwishe, naho bihera umunsi wose ugahita upfa. Rero ikintu byutse utekereza jya umenya ko ari nacyo kikugera ingaruka umunsi wose. Ariko iyo wuzuze umutima wawe ibitekerezo byiza, amagambo akomeza n'icyizere, ni nko guhinga imbuto nziza mu murima pe. Ugira igihe ugasarura ibyishimo, gutsinda ndetse n'amahirwe. Reka n'igice cya kabiri turebe ngo urugero rwo kubigaragaza. Tekereza ku bantu babiri bafite ikibazo kimwe, kubura akazi. Uwa mbere aravuga ati ndashize, nta cyizere gisigaye, sinzongera kubona amahirwe. Hanyuma uwa kabiri ati nubwo mpanganye n'iki kibazo ndacyafite amahirwe yo kugerageza akandi kandi sinzareka guharanira ibishya. Hanyuma ninde wumva uzagera kure? Birumvikana ko uwa kabiri afite amahirwe menshi yo kubona amahirwe mashya ku bitekerezo bye bimushyira nyine mu bikorwa byiza. Yatekereje ikintu cyiza kitamuca intege, noneho wamaze kwicirege ngo akazi kanjye ngo ubuse ndaza kubaho nde, ngo ubuzima burangiye. Ntabwo ubuzima bwe burangiye inshuti yanjye, ubuzima bwe burakomeza. Ibyo bitekerezo wishyizemo, urubatse urimo uratekereza ngo umugabo wanjye ngo watinze gutangwa yanciye inyuma, wowe uri kwibabaza kandi ntuzi aho yagiye, cyangwa se umugore ntuzi aho yagiye, uri gutekereza ngo umukunzi wanjye ibintu, uri gutekereza ngo ubuzima bwanjye, karere yanjye imyangirika bitewe nuko nasebye. Ivuga ngo nubwo nsebye aka kanya, ejo nzabyuka nkomeye. Ubutangira umunsi ubitekereza. None ka turebe uburyo ibitekerezo byiza bigira ingaruka ku buzima. Ibitekerezo byiza bigabanya umuvuduko w'umutima mu gihe uhangayitse, bigatuma ibihaha n'umutima bikura neza. Byongera imbaraga mu bwonko no mu mubiri wose. Abashakashatsi benshi bemeza ko abantu bagira ibyiringiro bakira vuba mu gihe abarwaye, kandi bakagira ubuzima burambye. Rero niyo muganga agiye kukuvura, arabanza kubaza uko wiyumva, mbe na mbere abanza akamenya, abashaka kumenya uri kwiyumva ute, ubuse wifitiye wowe icyizere. Kuko niba nta cyizere wifitiye, ntabwo icyo cyizere uba ugiye kukigira muri muganga. Rero bisa ngo nawe ubwo wifitiye icyizere. Ikindi ngo ujye gukira indwara yirata, nyine banza nyine wumve ko urarwaye, nibyo banza kumva ko ugomba no gukira. Niba urwaye ushaka kuba ufite ikibazo cy'amarangamutima, avuga ngo aka kanya ndi mu marangamutima, ahubwo mu kanya ndaza kubivamo. Noneho ntutekereze ko ako kanya k'amarangamutima, ahubwo uhita utekereza ku kanya no wabivuyemo, uri free, umeze neza. Nyine ukomeye cyane. Ibyo bintu bizaza byagufasha nyine, byaba bikakugira ingaruka nziza ku buzima. Utekereje ibintu byiza uvuye mu mwanya wo gutekereza ibintu bibi. None ka turebe ibitekerezo byacu tubijyanishe n'ijambo ry'Imana. Mu bitabo bitagatifu harimo amagambo avuga ko umuntu yubahwa cyangwa akagabanuka bitewe n'ibyo yivugaho n'uko yitekerezaho. Bivuze ko Imana yaturemye dufite ubushobozi bwo guhindura ubuzima binyuze mu guhindura imyumvire yacu. Nari mvuze ngo Imana yaturemye iduha ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwacu, ariko binyuze mu myumvire yacu. Imyumvire ugira niyo yaguhindurira ubuzima. Ikintu cya nyuma hano tugiye kureba ngo uburyo bwo guhugura ibitekerezo byawe. Icya mbere, shyira amagambo meza mu buzima bwawe. Tegeka umutima wawe kuvuga neza, uvuga amagambo akomeye wowe n'abandi. Nyine umutima ujye uvuga amagambo meza gukomeza kandi akomeza n'abandi, apara guca intege. Icyo gihe bizagufasha. Nyine turimo turahugura noneho ibitekerezo byawe. Cya mbere nyine bwira umutima wawe, utegeka amagambo meza mu buzima bwawe. Ikindi ukwiye gusoma ibitabo byubaka. Buri munsi fata iminota mike usome amagambo atanga icyizere. Nyine nk'umuntu avuze amagambo akomeza ubuzima. Hari abantu bagiye bavuga amagambo y'ubuzima, hari abantu bagiye bavuga amagambo yahindura ubuzima. Wumve ibintu nyine byahindura ubuzima bwawe.
ikindi noneho ushyira intego mu buzima bwawe, intego zikwibutsa icyo ushaka kugeraho kandi zigahindura ibitekerezo byawe buri munsi. Tekereza ngo mfite intego iyi, ese uyu munsi ko nicaye gutya baza kumfasha kugera ku ntego yanjye. Niba bitagufasha bivemo, ukomeza intego zawe. Niba byagufasha just nyine komeza ego, gusa nyine shyiraho intego zawe za buri munsi. Itegereza abantu bagira imyumvire myiza, kuko abo mubana cyane bashobora kukugiriraho ingaruka. Nyine jya no hanze, abantu mubana bashobora kuba bifite imyumvire imwe gusa, ni nko kubaho wabo nyine. Icyo gihe byitwa ko ufungiranye. Uzarebe nk'umwana atangira kumenya nyine ibintu byo hanze, atangira kuzana utuntu dushyashya, atangiye kujya gukina n'abana bo hanze, bakavuga ngo ubu ni abana yiriwemo, bitewe n'iki aho yarari nyine yari afite uko abayeho. Nawe ujya mu bandi bantu bo hanze, apana bo mu bana bo hanze, ariko nawe ujye kubona bafite imyumvire myiza, imyumvire mizima. Hanyuma ikindi no gusenga. Hora usenga cyangwa utekereza ibintu byiza gusa. Gusenga no gutekereza ku byiza bigutera imbaraga nyine. Gusenga ukiragiza Imana, cyangwa se ufite ukundi kuntu ujya usengamo, ariko icyangombwa senga. Kandi gusenga ntago kujya gusengesha, ntago kujya gutanga ibibazo byawe nabwo urihagije kugira ngo wisengere. Ibyo bibazo gutanga nawe urihagije, niyo mpamvu nyine uhora ucitse intege mu mubiri, bite nuko uhora wumva ibibazo byakurenze. Urinde wo kurengwa n'ibibazo, wowe gerageza ahubwo urenga ibibazo. Wirengwa n'ibibazo ahubwo urenga ibibazo wowe. Ibitekerezo biruta imbaraga z'umubiri kure. Buri munsi wibuka ko ibitekerezo byawe ari byo bigena uburyo ubyuka, aho gutekereza ku bibazo n'uko ubana n'abandi. Imyumvire yawe niyo umusingi w'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Ita kuri iki kintu kivuga ngo imyumvire yawe cyangwa se ibitekerezo byawe niwo musingi w'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Niba ushaka impinduka, tangira mu mutima no mu bitekerezo. Vuga neza, tekereza neza, kandi wiyumvemo icyizere. Nibwo uzagira kubona impinduka nziza mu buzima bwawe, mu muryango wawe no mu byo ukora byose. Kahombe ngo murakoze kubw'iki gihe cyanyu. Mwibuka ko buri munsi ari amahirwe make yo guhindura ibitekerezo byacu no guhindura ubuzima bwacu. Nayo mvuze ngo mwibuka ko buri munsi ari amahirwe mashya yo guhindura ibitekerezo byacu no guhindura ubuzima bwacu. Ntibibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu ya Kuzuba Miro. Njye mwari kumwe ni Kuzuba Diana. Reka tujye dukomeza tubana umunsi ku wundi, kandi ndabashimira ko mukomeza kugendana none munyereka urukundo rwanyu. Ikiganiro nakagaruka. Bye bye.